kuko maze guhuma hashize igihe gitoya amaso yanjye amaze gupfa papa wanjye anjugunya mu gihuru namaze imyaka 3 n'amezi 8 mba mu rutoki. Mama wanjye hanzanira ibiryo, mama wanjye aza akahansanga mu gitondo ngarebe ko inyamaswa zitandiye, nguma muri ubwo buzima. Mu gitondo papa yarankubitaga, kazuba kamaze kuva akankubita, ngiye sinabyara ikintu kimeze gutya, ati ngiye sinabyara igihumyi, agafata inkoni biti bobere akayibohanya ari 3 akankubita ku buryo bwose. Hanyuma rero papa wanjye 2007 baza kumufunga. Bamufunze nibwo ubuzima bwanjye bwaje gusa n'ubutangiye. Igihe kimwe Imana ati senga amasengesho y'iminsi 2 nkwereke umugore wawe, arayendenga. Ayarangije haciyemo iminsi Imana ati n'ubundi ongera usenge kugira ngo mukwereke. Mu masengesho y'iminsi 3 nibwo aryamye nibwo Imana yamusanze bimwereka ifoto yanjye, imwereka na nimero ya telefone. Mu gufata nimero ya telefone ko yabonaga ngo yishushanyije ku gikuta, yarazifashe afata imibare mikeya abura undi mubare uhera. Kwese nitwa Ingabire Mukamurenzi Françoise, ndi umumama mfite umutware n'abana 3, ndi umukristo nsengera mu itorero rya ADPR Paruwase ya Batsinda, umudugudu wa Batsinda. Urakoze cyane Françoise. Mu rugo ni he aho uvuka, utubwira aho utuye? Mvuka mu karere ka Nyamasheke, intara y'Uburengerazuba. Reka yenda twihuse dutangire ku buhamya bwawe uko byatangiye. Hari abakubona wambaye rineti ariko bakaba batamenya iki uko bimeze n'impamvu zambaye, kuko abantu bambara rineti mu buryo butandukanye. Noneho twatangira utubwira ubuhamya. Ubuhamya bwanjye rero ndashima Imana kuko kwambara rinete kwanjye bitandukanye n'ibyo abandi babikorera umurimbo cyangwa bazambara ari kurwara amaso. Ngiye nambara rinete kubw'ubumuga bwo kutabona, bwamfashe mfite imyaka 8. Bwamfashe mfite imyaka 8. Ubundi mu muryango w'iwacu twavuze turi abana 7, jewe ndi umwana wa mbere. Mama wanjye yarashatse abyaye bwa mbere abyaranje, ariko mbere yo kubyara yabanje kubura urubyaro, yabyaye nyuma y'imyaka 3. Abyaye ninjye wavutse, niyo mpamvu niswe Ingabire kuko bari banyeneye cyane, barankundaga baranitesha nkiri muto. Ariko nyuma yaho ngize imyaka 8 haza ubumuga mureba, ni ibintu byizanye. Sinarwaye amaso, nararyamye mu gitondo mbyutse nkanuye biranga, nimugoroba mbona ibintu by'ibihu bigenda binyegera birangira amaso yanjye apfuye. Nyuma y'igihe kinini ngiye kwa muganga, banyohereza kwivuza hanze mu Rwanda ntibabishobora. Hanyuma ubushobozi bwo kujya hanze ndabubura. Nyuma yaho gatoya rero nza kusubira kwa muganga, basanga byararangiye ngo sinshobora kureba. Nuko ibintu bimeze. Mbere yuko ubwo buhumyi bugufata, ubwo burwayi ufite, wari usanzwe uri umwana wiga? Icyo gihe warigaga? Narigaga mu wa 3. Reka twihute bumaze kugufata, noneho utubwire uko byagenze, uko umuryango wabyakiriye icyo gihe. Batekereje ko bitewe n'iki se? Hari ubwo nko mu cyaro bavuga ati ni uburozi, bigende nko ku kibazo cyo kuba bari babanje kubura urubyaro. Wowe wivuga iki? Maze guhuma amaso, mama wanjye yagize agahinda kenshi, ariko papa wanjye ntiyabyumvaga. Mama we yibwiraga ngo nabaruzi. Papa ati iki kintu ngiye sinakibyara kuko maze guhuma hashize igihe gitoya amaso yanjye amaze gupfa. Papa wanjye anjugunya mu gihuru namaze imyaka 3 n'amezi 8 mba mu rutoki. Mama wanjye hanzanira ibiryo, mama wanjye aza akahansanga mu gitondo ngarebe ko inyamaswa zitandiye, nguma muri ubwo buzima. Mu gitondo papa yarankubitaga, kazuba kamaze kuva akankubita, ngiye sinabyara ikintu kimeze gutya, ati ngiye sinabyara igihumyi, agafata inkoni biti bobere akayibohanya ari 3 akankubita ku buryo bwose. Hanyuma rero papa wanjye 2007 baza kumufunga.
bamufunze nibwo ubuzima bwanjye bwaje gusa n'ubutangiye, ndongera mba mushyashya mu buzima, ngaruka mu bantu basanzwe. Urumva icyo gihe nabaga mu gihuru mba mu rutoki, igihe cyarageze mama wanjye ntiyemererwe kunzanira ibiryo, inzara irandya nshobora kurya ibyatsi. Ubundi namenye ubuzima bwo ko umuntu ashobora kumva inzara ariko numvishe merewe nabi ngiye gupfa. Imana inyigisha gutandukanya ibyatsi biribwa n'ibitaribwa. Nakora ku cyatsi nkumva ko cyoroshye, ibyo bita urubebya, uruteja, urwiri, nkashobora kubitandukanya. Za kimari zose ibiribwa nyine ibyatsi byoroheje nk'iyo kimari, ngenda mbirya nkarushaho kugira ubuzima. Inyota yanyica nkafata nko ku nsina, kubera ko nabaga ndi mu nsina, nkajomba hagati, ubundi yamuka kama y'insina akaba ari yambera amazi. Nyuma yaho gatoya rero papa wanjye amaze gufungwa niho narindeze, nibwo nasubiye mu buzima busanzwe. Umupasiteri umwe witwa Kayiranga Theophile niwe wari umushumba w'itorero ryacu, anzana kwiga. Yasanze ndi ku muhanda ndimo ncuruza kasuya, kuko nageze nsenga mbwira Imana nubwo mpfuye amaso ntuzatume njya ku muhanda gusabiriza. Hanyuma rero icyo gihe ansanga ku muhanda hari udusoko dutoya tuba mu cyaro, nari ndimo ncuruza muri aho gasoko, mfite akadobo n'udukombe ndimo pima kasoya kifu. Abantu bo mu cyaro nyine muzi ko bagura kasoya. Ako gasoya niwo wajyaga kukagura ukagakaranga ukagasesha ukanagacuruza? Mfite masenge wanjye yaragendaga akangurira mu isoko, akakazana nyine nkagakaranga, ubundi akajya kukansekuriza, nkaza nyine nkagacuruza mu kadobo, nkakapfundikira mu kadobo, nkajya mpimaho nyine umuntu aje atima kasoya. Nuko pasiteri ahansanga ndimo mpima kasoya biramutungura, aribaza ati ko nkubona uririmba mu rusengero, burya bwose ibi nibyo ubamo. Ndamusobanurira nuko mbayeho, ariko mbere ho gato ntabwo namumenye kuko yaraje ari mushyashya. Araza ubwo munsi ari umunsi wo gusura abakristo, yanambutseho avuye gusura abakristo ari kumwe n'abadiyakoni bo ku rusengero wacu. Kubera ko nje nari mbazi, bo ntibabasha guhita bamvugisha. We aramvugisha arambwira Yesu ashimwe, nahimbazwe, kubera ko ntari muzi. Namwanise ko ntabamenye murifuza iki, mbahe kasoya niko muje kugura. Araseka arambwira ati mpimira kasoya. Ariko urwego yabikoze mu kwari kugira ngo amenye ko arebe ko nzi kubara amafaranga. Ubwo ngubwo ndamugamba agasahani nari mfite, namwe nikagura 270. Hanyuma ndamurambwira ati ngaho mfungira, ndagapima ndagafunga mu kantu nakoreshaga tw'udupapuro. Hanyuma aminote y'igihumbi kugira ngo arebe ko nshobora kumugarurira amafaranga ye. Abona musubije amafaranga yiwe 730, ko nakagurishaga 270. Aratungurwa cyane, ariko sinamumenya, tusa n'abantu bagiye impaka. Arambwira ati ariko se bite ubishobora ute? Ndamusobanurira nkora ku note cyangwa igiceri nkabyumva. Hanyuma arambwira ati rero ngewe amaze kunyibwira, arambwira ati ndi umushumba w'itorero, numva mudiyakoni duturanye aravuze, mpita menya ko ari bo. Hanyuma ndamugani rero ngiye hano ndi gucuruza, ntago ndi kwifashisha, ko yarambwiye ngo nifate amafaranga nyagumane. Ndamugani ndi gucuruza ntago ndi kwifashisha. Ubwo abona ko mbese ndi seriyeze, nibwo yambwiye tuzansange ku rusengero, ahita nzana mu ishuri. Imirimo y'Imana ikomeza. Ndi hariya mu karere ka Kicukiro ahantu bita Masaka, niho nakorera amahugurwa y'amezi 6. Ubwo ni 2007 mpita nkomeza kwiga, banjyana kwiga Rwamagana kuko nari nkiri muto. Hari wakumva avuga ngo wagiye mu ishuri, kandi na mbere yuko uhura n'icyo kibazo cy'uburwayi bwatumye uhuma, wari usanzwe uri umunyeshuri. Icyo gihe wize ibijyanye n'iki? Ubwo urumva kuko nigaga mu wa 3, narakomeje cyakora ndasimbuka njya mu wa 5, ndakomeza niga primaire ndatsinda. Hanyuma ndakomeza segonderi, ngeze muri section niga indimi n'ubuvanganzo. No kuvuga ngo wize indimi n'ubuvanganzo, ubwo ni nko mu wuhe mwaka? 2008, 2009, 2010 niho nagiye muri segonderi. Mu wa mbere ndakomeza nyine ndiga ndarangiza naje 2014, nkora ubukwe 2015.
yenda kugira dukomeze wasubizamo rinete zawe. Hari abantu bataba bashobora kubyumva neza kuko hari ubwo babona umuntu yenda afite ubumuga kumva ko yenda nta n'ikindi kintu ashobora gushobora cyangwa se mu mutwe adafite ubumenyi, ariko turagira ngo dusobanure neza aho ngaho uburyo wigaga mu ishuri se ukabitsinda duhereye nko muri torokome kuzamura. Ubundi iyo umuntu afite ingingo zindi zikora, hari urugingo rumwe rwamugaye, biba byoroshye kuko izindi ngingo zakira ikibazo rwa rugingo rwagize. Ni ukuvuga ngo hari inyandiko z'abantu batabona twandika dukoreshejeho n'intoki, babyita burayi. Ibyo nibyo twakoreshaga, nibwo buryo nizemo, cyangwa mashine kompiyuta, nibwo buryo abantu batabona kenshi bifashisha. Ubwo ni ukuvuga ngo mwakoraga ibizamini bimeze nk'iby'abandi banyeshuri bandi bakora? Ni ibisanzwe kuko minisiteri itegura ibizamini ititaye ku bafite ubumuga cyangwa abatabufite. Ni ukuvuga ngo ibyo wakora nanjye nibyo nkora. Twakoraga bimwe, kabone ko akenshi tuba tunari kwigana no mu mashuri. Ugeze segonderi, noneho urangije segonderi, tubwira ugeze superieri, wavuze ko wize indimi n'ubuvanganzo, warabishoboraga? Cyane narabishoboraga, nkatsinda rwose, nabonaga nta kibazo, no mu bantu bareba narabasobanuriraga. Ni Igiswahili n'Icyongereza. Noneho Igiswahili uragerageza n'ibintu byose wize by'indimi. Ni byiza, reka tugende noneho umaze kurangiza ubonye diplome, wize i Kigali, waje Rwamagana, hanyuma mu wa gatanu i Gisenyi niho nakomereje ndaharangiriza. Reka turangize, urangije kwiga ubuzima bwo kwiga, urangije kwiga byagenze bite noneho? Ndangije kwiga segonderi kubera ko ibintu by'imirimo byari bike kandi iwacu numvaga ndashobora gusubira muri bwa buzima nahozemo kera, nahise nikomereza ibintu bijyanye n'imyuga. Niga imyuga y'amezi 6, hanyuma nize Gisenyi, n'iyo myuga niho nayigiye, nize ibintu bijyanye na tricotage, gukora imipira y'abanyeshuri, amasharupe y'abamama, ibintu nk'ibyo. Hanyuma mbirangije nibwo nasubiye mu rugo nyine, nibyo nakoraga, nakoze ubu ko ari byo nkora n'ubu ngubu nibyo nkora. Wakumva uvuga ngo wize segonderi urayirangiza, ariko se koko buriya wabonye diplome? Reka twihute rero, ugiye kwiga ibintu bya tricotage, kudoda imipira, waje kubonamo akazi, wagize ukora cyangwa warikoreye? Ndi Gisenyi nakoranaga n'abayobozi b'ikigo nizeho, hanyuma ngeze iwacu ndikorera igihe gitoya, ndi nahangaha ubu ngubu nkorera umugabo bakunda kumwita Sikitu, sinzi amazina ye nyirizina, ariko niwe boss wanjye, niwe dukorana. Ukabona ukoze ku mafaranga. Bya COVID-19 bimeze biti, uri kubasha gukora? Aya, uretse ko muri iyi minsi nabyaye mfite akana gatoya k'agahinja k'ibyumweru 2, ariko na mbere yaho gatoya narabyara. Urumva iyi COVID-19 igeze mu Rwanda, byabaye ngombwa ko abantu birinda, kubera ko njye nari mfite inda nkuru, rero ntago nongeye gusohoka kugira ngo ngire ubwirinzi bwanjye n'ubwo umwana nwite, n'ubu ngubu ntago ngenda kugira ngo mbashe kurinda umwana wanjye. Hari uwakumva avuga ngo ufite umwana ariko ntiyabonye umugabo, tunyuriye muri make kugira ngo uhure n'umugabo. Umugabo wanjye nababwiye ko nabaye Gisenyi 2014 mu kwezi kwa 8. Umugabo wanjye ngo yajyaga asenga Imana ikamubwira ngo nzaguha umugore. Murabizi ko mu Rwanda cyangwa kugira ngo umuntu abone umugore mu buzima busanzwe ararambagiza. Umugabo wanjye yageze igihe cyo kurambagiza, Imana ati byihorere ngiye nzakurambagiriza. Ariko yari yakishijwe we ari mukuru, urumva yakishijwe ari mukuru, hanyuma Imana ikamubwira ati nzakurambagiriza, akibaza uko bizagenda bikamuyobera. Ariko nyuma aho ngaho muri uko kwezi kwa 8 2014, Imana iramubwira ati igihe kirageze ngo ngiye nkwereke umugore wawe. Kubera ko yajyaga imubwira ati umugore wawe ni umugore utandukanye n'abandi bose wabonye, amaso yawe narabona umuntu umeze nkawe, akumva ko ndi umuntu w'ikirenga, hari wenda nize hanze, hari wenda uko Imana aramubwiraga ati umugore wawe ari kwiga.
aya mwana yambwira ngo ari kwiga atandukanye n'abandi, ni umugore we mbese w'icyitegererezo, akagira ngo ni umuntu udasanzwe muri make. Igihe kimwe ajya ambwira ngo yibwiraga ko umugore we azaba ari umuzungu, wenda ari umunyamerikakazi, nirwo rugero yamaye. Akambwira ati nibwiraga ko umugore wanjye azaba ari umuntu mbese uvuka kwa perezida cyangwa ahandi hantu hadasanzwe. We yibwiraga ko nzaba ndi umuntu ukaze nyine urenzeho mbese ku bandi bagore yabonaga. Hanyuma Imana iramubwira ati igihe kirageze ngo nkwereke umugore wawe, mbese igihe kirageze ngo nkubakire, ngo ushingire urugo, ugire umuryango, umugore n'abana. Urumva amatsiko yari menshi. Igihe kimwe Imana ati senga amasengesho y'iminsi 2 nkwereke umugore wawe. Arayasenga, ayarangije haciyemo iminsi Imana ati n'ubundi ongera usenge kugira ngo mukwereke. Mu masengesho y'iminsi 3 nibwo aryamye, nibwo Imana yamusanze ngimwereka ifoto yanjye, imwereka na nimero ya telefone. Mu gufata nimero ya telefone ko yabonaga ngo yishushanyije ku gikuta, yarazifashe afata imibare mikeya abura undi mubare uhera. Noneho nyuma arongera aza kuryama nijoro ati Mana ngarurira za nzozi, abona nimero yanjye arayifata. Ubwo nuko yampamagaye kuri telefone. Ampamagara bwa mbere yarambwiye ati amakuru ni meza, urumva nari mfite ikiraka twari twatsindiye isoko ry'600 turi 3, kandi umuntu agomba guhembwa n'ibyo yakoze. Ampamagara ndi mu kazi, ndamwani rwose ndi mu kazi, turavugana nimugoroba. Yumvishe mubwira ngo ndi mu kazi, agira emotions zidasanzwe, aravuga ati burya wa mugore wanjye arakaze koko, Imana yambwiye kazaba ari umukozi ukomeye. Nuko aranitiriza nimugoroba, arampamagara ndamwani babara tuvugane saa 3 za nijoro. Saa 3 zigeze ndongera ndamwganira rwose nakoze nananiwe, reka tuvugane mu gitondo. Bakati umugore ukora ijoro n'abanywa buriya ntarenze. Mu gitondo arampamagara saa 10, arambwira ati mbabara ujye mu kazi tumaze kuvugana. Ntabwo yigeze ambwira bino by'abantu batereta bahenda. Yarambwiye ati ndabizi neza uri umugore wanjye, ngiye kankwibwira. Ndamugana ayo makuru wayakuye, nanjye nari umukristo w'umunyamasengesho. Tubitware gake kugira ngo bize kumvikana. Umugabo yarose nomero, wowe wari wararose iki? Jewe nari mfite amazina nyirizina yiwe. Imana nagiye kuririmba mu Ruhengeri, nababwiye ko ndi umuririmbyikazi. Nagiye kuririmba mu Ruhengeri kuri paruwase yitwa Umuhoza. Imana ikoresha umukecuru umwe, araza nsanga kuri podium ndangije kuririmba, ko najyaga nkunda kuririmba abantu bagafashwa bakarira. Mukecuru araza ararira apfukama imbere yanjye atumva ko Imana ivuze. Arambwira ati umugabo wawe azaba yitwa Munyaneza Jumapiri, niko Imana ivuganye nanjye. Numva umutima wanjye simbyakiriye. Urumva yarimo hano urandafukana isubite ibintu biturutse hehe. Arambwira ati ninjye Imana ibivuze, nzaguha umwana w'imfura w'umuhungu, ukurikizeho umukobwa, ukurikizeho umuhungu, iwanyu nibazabyumva, wowe umugabo nibazabyumva, ariko niko Imana ivuze. Imana irambwira ngo 2015 ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8 nzagukorera ubukwe. Imana ibikubwira icyo gihe yakubwira ko uzashakana na Jumapiri, hacimo igihe kingana iki Jumapiri araguhamagara? Umwaka n'amezi, umwaka n'igice. Hagiye wajyaga wicara yenda hacimo nk'umwaka, hari ubwo Imana ivuga ibintu nk'ibizabeje ukavuga ati Imana warambeshye? Jewe ubundi sinabyakiraga, sinigeze mbwira Imana ko yambeshye, kuko numvaga ntari umukobwa wo gukora ubukwe, numvaga ntari umukobwa wo gushaka umugabo. Uretse ubuzima umuntu agenda anyuramo wenda agahangayika, nahangayikishwaga n'ejo hazaza, nzarya iki, nzambara iki, ese mama atakiriho nzabaho ni uko mumanjye arankunda cyane, nzabaho gute? Ariko sinigeze nibwira ngo nzashaka, nzabyara. Ibyo yabimbwiraga nkabibona nk'ibibambwe, kuko numvaga bitanyegereye. Kumva utari ibintu biri ku rwego rwawe, ibintu by'umugabo rwose. Numvaga ibintu by'umugabo atari urwego rwanjye, numvaga bitandeba. Urumva no mu ishuri nagiraga abana leta, kuko baharazaga umukobwa w'umuhanga, umukobwa uririmba, umukobwa usenga, ariko numvaga rwose abo bose babimbwira nkumva babwo barimo sinzi ko nabivuga, numvaga bameze nk'abantu bari kuntera inuze, umubabaro gusa, numvaga bidashoboka. Cyangwa se hari ubwo wenda wanatekerezaga ko haramutse haje n'umugabo haza ufite ubumuga nk'ubwo ufite, yenda ari ubwo uwo ngo ari ushobora kukwemera? Nabo barazaga, ariko nkibaza ko bidashoboka, kuko numvaga
ahubwo yaba narebaga numvaga ndeba ndi umukatolike numvaga binyoroheye kuba umumasera kuko ngarutse inyuma gato papa wanjye yarambabaje. Papa wanjye yarampambye ndi muzima ageza yaracukuye ashyira mu cyobo gutya agarukiriza hano kuko ntabonaga akavuga ati iki kintu igihe cyose yarantotezaga mu buzima bwose agarukiriza. Ikindi ryafata uruhabuzo cyangwa urucamakoma cyangwa urugesho bitewe nuko abantu babivuga arajomba mu ubwonko buturumbuke ati ndashaka kukwica sinabyara ikintu kimeze gutyo. Ubwo rero kubera papa wanjye yambabaje ubundi abantu b'igitsina gabo tubivuge mu Kinyarwanda numvaga ntabakunda. Numvaga abantu b'abagabo ndashobora gusabana nabo, niyo mpamvu akenshi simbona kandi abagabo n'abana babi numvaga nta muntu rwose umugabo wangirira umumaro. Niyo mpamvu mu buzima busanzwe aba bafite ubumuga cyangwa batabufite numvaga abantu b'abagabo ndashobora kubana nabo. Reka twere kwihutisha ibintu abantu babyumve neza. Jumapili araguhamagaye ntabyo kwirirwa gutereta, uri mu bantu bafite ibikomere batewe no ko papa wawe yigeza guhamba uri muzima anagukubita gahabuzo nkuko bivuze mu bwonko. Wowe wabyakiriye ute? Wamwakiriye ute kugira wumve ko ugeze igihe cyo kuzana cyo kubona umugabo? Sinabyumvisha, ntago nahise mbyakira, naramukomeje n'umwana kwa Cinara Yesu. Arambwira ati rero ibyo uvuze ubitekerezeho neza unkomeshe cyangwa ubireke ariko tuzabana. Ntabwana ngiye nta gahunda mfite kubera ko yavuganye n'Imana itanyibutsa bya bindi wa mukecuru yambwiye. Arambwira ati igihe kimwe uri kuririmba mu rusengero runini cyane Imana niyavuganye nawe kizaguha umugabo. Ndamubwira nti wari uhari kuko yaratarambwira ahavuka nahari. Ndamubaza nti mbese uwo munsi Imana ivugana nanjye wari uhari? Arambwira ko wabikubwiye nanjye ni wabimenyesheje. Ndamwanire ka ibintu tubiveho, mbese tubivaho twinjira mu mirimo y'Imana, tuvuga ukuntu Imana igira neza, tuvuga ahantu Imana ikura abantu, ibyo tubivaho buracyanja ku kazi. Hanyuma nimugoroba arongera arampamagara arambwira ati niriwe ngutekerezaho, mbese watekereje iki? Ndamwana ntacyo, ndumva ibi byo twavuze nta kintu natekerejeho. Arambaza ati mbese wigeze ufata umwanya wo gutekereza byibura n'umunota umwe ngo nansengere? Ndamwana ntabwo nagusengeye kuko ntabwo nigeze nkwinjiza mu buzima bwanjye. Arambwira ati ni ngombwa ko nsengera kuko tugiye kwinjira mu kazi katoroshye. Ndamwana se urugamba ubona ugiye kwinjiramo waterwa nanjye ko nta muntu ukuzi nanjye utanzi tutarabonana na famiye nta uzi nawe yanjye nta ukuzi, waritse tukabivamo hakiri kare ko numva n'ubundi ngiye naragutekereza wabyikuyemo. Ati ntibishoboka. Ukagenda nganiriza muri weekend nyoherereza 2 ko arazi ko ntari mu rugo, nyoherereza 5 ugenda ugura amata, nyoherereza mbese ukagenda nganiriza ngenda mwiyumvamo. Birangira Imana inyoherereje umukecuru wari uturutse ahantu bita ku Nyundo. Arambwira ati uriya muntu niwe Imana yavuganye nawe. Birangira mwemereye urukundo, ajya mu rugo iwacu ndahari ngaje kuhareba arahamenya, ntiyababwira ko turi inshuti, ababwira ko dusengana, nuko birangira nyine tumenyanye muri ubwo buryo. Icyo gihe umugabo waguhamagara bwa mbere yakubwiye ko aherereye he? Ntabwo yabimbwiye uwo mwanya, ntabwo yise ambwira aho aherereye. Twaraganiriye nyine arambwira ati ndabizuza umugore wanjye. Birangira tunabivuyeho twiyinjirira mu by'imirimo y'Imana, twifashirizwa n'ibintu byo gusenga. Ijambo ry'Imana rimfasha ararimbaza kuko ngiye mfashwa na Zaburi ya 27 umurongo w'icumi. Bikunda kuba ku mutima wanjye avuga ngo data na mama bazareka Uwiteka azandarura. Niryo jambo ryakundaga kumfasha, niryo nahise mubwira. Bukeye ku wundi munsi nibwo yaje kunsobanurira arambwira ati ngewe ndi mu karere ka Rusizi, arantekerereza nyine amazina ye iwabo, tumenyana muri ubwo buryo. Waje kumwibwira neza se kugira ngo wenda nkuko wabivugaga nimuhura atazumva ko uri umuntu w'igitangazo ukora aya masaha yose? Ntago nabimubwiye, numvaga ahubwo nahoraga mubwira ntari kubwo umuntu muvugana uramuzi neza. Akambwira ati ndamuzi. Amubwira ni nyamara ibintu uri kwishyiramo nitubonana bizakubabaza, ntago uzashobora kunyikuramo kuko ngewe ntago mbyakiriye, ntago nakiriye uko turi inshuti. Nzabyakira twamaze kubonana, wamaze kumenya uwo ndiwe.
ndamwana se ndamutse mfite inenge itihanganirwa nkagenda mukisha ku ruhande, ndamwana se ndamutse ndafite amaboko, ndamutse se ndafite amaguru, ndamutse se ndi umuntu uba ndyamye mu nzu nta kintu nshobora, ati nabyakira, ati ngiye mfite Imana twavuganye. Ndamwana iyo Mana mwavuganye ko yakubwiye ikakubwira neza ko uzashaka umugore w'igitangaza, uko ariko wambwiye urumva naba ndi igitangaza ntabyuka, naba igitangaza ndashobora guhinga, mbese ndashobora kugenda njyenyine nta muntu mfashije, nkagenda mbimubwira mu marenga ariko ntabashe kubyumva. Hanyuma umunsi wa mbere duhura we yibwiraga nyine ko ndi igitangaza. Hanyuma kuko najyanye na murumuna wanjye twahuriye ahantu muri gare y'ahantu bita Kamembe, twaravuganye, twabonanye mu kwezi kwa kabiri ku itariki 3 nibwo twahuriye aho ngaho muri gare. Tubonanye we aratungurwa, ntabwo twaganiriye nk'uko twari twabyiteze cyangwa ko twari twabitekereje, ahubwo we kubera ko arafite gahunda y'uko agiye kureba umukunzi we udasanzwe, yaraje mu gitondo ngo arahazindukira, hageze nka saa 4 umugeraho saa 7, ankubise amaso agahinda kaba kenshi. Aravuga ati se Imana nuriya ko urumva ntitwari tuzinanye mu bisanzwe, yari telefone, ahamagaye telefone abona umuntu yifashe, ni umuntu utabona ufashwe n'undi muntu. Urumva byaramutunguye, yibaza mbese siwe niwe se. Arambwira ati nicaye ku ntebe z'abagenzi ngwino hansanga. Ubwo ngubwo rero abona mu kumusanga ndi kumwe n'uwo murumuna wanjye, ntago yabyakiriye ko uwo mbese ari nje. Twaragiye tuhageza ahita ahaguruka arigendera, arongera arampamagara arambwira ati nsanga hano inyuma y'imodoka y'umukara, akajya ambaza nturayireba, nkanusha murumuna wanjye ati ndayireba. Turamusanga, tuhageze n'ubundi ntiyahaguma, itavuga ati nababuze nanjye nje kubareba hamwe mwari mwishyuye ku ntebe z'abagenzi. Kwari kugira ngo akomeze anyitegereza neza, arebe neza burya ko wa muntu bavugana ari wa wundi batwaye akaboko. Amaze kongeraho tumaze kubonana, urumva yarakasa asubira kuri za ntebe, natwe turahasubira turahurira, yicaye arambaza nk'uko uri mumbaza. We yarambajije ati se amakuru ni meza, uje hano kugira guteze? Ni umuntu nje kureba. Arambaza aturanze ni hoya. Ndamwani wese ko ngandiza urangiye? Ati hoya, ariko ati nkunda kuganira n'abantu, mbese ati naye ndakubonye numva nakuganiriza. Arambaza ati mbese uwo muntu uje kureba hano atemeze bite? Ariko mbere yuko abimbaza yabanje kumbaza usengera hehe, ndamwibwira nawe ati nanjye ndi umwadeperi, tangira tuvuga ibintu bya Mwuka Wera. Mu kandi kanya arambwira ati ariko ubwo umuntu uje kureba ubundi ni muntu ki? Ndamwanga umuntu uje kureba rero ni umuntu w'inshuti yanjye Imana yabwiye ko tuzabana. Ntangira kumwisobanurira atanabimbajije. Arambwira ati ariko se ubwo umuntu wagemera kubana nawe ubundi ubwo ngubwo wamumarira iki? Ntangane njyewe narize, nangira kwisobanura bimwe byose nagusobanuriye. Narize bya bindi byuko Imana ambwiye ngo ndakaze, nanjye nangira kumwereka ko ndi umuntu nyine ushoboye. Mbwana narize, nize tricotage, nize segonderi, narize mbese ndakora ibintu byinshi kugira ngo icyo gihe atakunyuza mu ijisho. Tangira kumbaza, ariko sinari nzi neza by'ukuri kariwe. Atangira kumbaza telefone uyikoresha ute, ntima nimero yawe. Ndatangira ndandika nimero, ndayihamagara nimero, ndayemezaho, nandikaho izina. Yanga kumbwira izina rye, ngiye nitekereza iryo nandikaho, ko amaze kumbwira ngo bazadusura, azansura muri groupe nsengeramo. Mbese ndamwibwira ngiye nzi guteka, nzi gufura, nzi gukoropa, mbese mubwira utuntu twinshi bintu byose. Nindi gusiga poudre ndisiga, urumva nari umukobwa wimakiya. Nari nanisize uwo munsi, niyo mpamvu yabimbajije rwose. Tise nindi gusiga ni njyewe, nindi mbese nangira kumwibwira ibintu byose. Atangira kumva muri we biramuyobeye. Arambwira ati rero ninjye wari waguhamagaye, ariko ngize impamvu ikomeye. Mama wanjye arampamagaye ngo ararwaye, afashwe n'uburwayi butunguranye, tubwo ndagiye. Ninjye ari waguhamagaye, ariko ndagiye nzagaruka. Ahita agenda, ngo yaturutse Kamembe kugira byagenda, avuga ati kwa Cinara Yesu. Ariruka agenda nsubiza inyuma, akomesha agira ngo namukurikiye. Birangira ageze mu rugo azi ko twajyanye, kubera ko afite mushiki we twitiranwa, ari we mwasanze mu rugo. Akajya yumva atamuhamagara. Iyo yahamagaraga, nabaga ko nitwa Mukamurenzi, yahamagaraga Mukamurenzi, mushiki we yazaga mu ishusho yanjye. Akaza mu ishusho yanjye, akaza abona
mbese umugabo wanjye akabona ni njye Mukamurenzi, yahamagara mushiki we akabona ni njye buje. yagendaga atokesha agira ngo ni umuzimu yahuye nawe, akagira ngo umuzimu yahuye nawe, avuga ati buriya muntu ubundi buriya mana warambeshye, buriya ni mugore ki, buriya ni umudayimoni, ese bundi yaje ate, mbese akagenda akubita amaboko ati kwa Kinara Yesu, agira ngo umugabo wanjye, agira ngo namukurikiye, agira ngo ndi umuzimu uri kumugendaho. ubwo rero mu kugera mu rugo akomeza yahamagara mushiki akabona ni njye, ko yasengaga ajya gusenga ahantu bita muri Murya, n'Imana ari yamuhaye isezerano ry'umugore. Bwarakeye twabonanye ari ku cyumweru, bwarakeye ku wa mbere ajya gusenga aho ngaho muri Murya, ajya kubwira Imana ati uriya mugore sinamwemera, ati ndamwanze, uriya umugore umeze kuriya utabona, mbese ntabwo ari ku rugero rwanjye rwose, Mana yanjye imiryango yawe ifata gute, ati ndamwanze. Amaze igihe kinini ngo kingana n'iminsi 4 arimo asenga anyirukana, ariko birangira n'ubundi Imana imubwiye ati uriya niwe wawe, n'umwanga urapfa. Noneho ngo yagiye kubona abona umuntu w'umugabo ngo amuhagaze imbere ngo afite inkoni, aramubwira ati nutemera uriya mugore ndagukubita ndakwica. Yahagurutse yiruka aravuga ati Mana ndamwemeye, ahita yiruka nkasiga wa mugabo, aravuga ati mbese nkuko yansize muri ya gare, muri gare hamwe twahuriye bwa mbere, niko yibwiye ko agiye gusiga wa mugabo wari ugiye kumukubita ya nkoni. Ariruka ageze ku modoka, agiye gutega imodoka ngabona ni njye yitwaye, ngabona ni nkanjye shoferi, yajya gutega moto ngakabona ni njye motari, mbese biramucanga biramuyobera, amera nk'umuntu wataye ubwenge, yirirwa aho ngaho ateze ashaka kujya iwabo, uwo ateze wese akabona n'ubundi yabaye njye. Byarangiye rero baje kuza kumutwara umuntu baziranye ngo amuha lift amugeze iwabo mu rugo, n'ubundi ageze mu rugo akabona ni njye. Ngabwira Imana ngaravuga ati Mana niba ari wowe umbwira ko ntwara uriya mugore, ngo imyenda yari imanitse ku gikuta kurya kuri portemanto, aravuga ati niba uri Imana iriya myenda yikubite hasi yongere yimanike nta muntu yikozeho. Birangira mu gitondo cyo ku munsi avuye muri Nibature ngo akinguye urugi abona imyenda iramanutse nyine n'agaportemanto iramanutse yikubita hasi. Noneho mu kandi kanya abona imyenda kwa kundi portemanto yari imanitse, abona irimanitse, amashati agiye ku murongo yarariho, amapantaro agiye ku murongo yaruriho. Yumujwira amubwira ati ariko burya ni njye Mana ishaka kuzana uriya mugore, bigira icyo urenza. Birangira umugabo wanjye yemeye kondambagiza gutyo, njye nta ruhare runini numva nabigizemo. Nanjye numvaga meze nk'umuntu uri muri filime, numvaga meze nk'umukinnyi, meze nk'umuntu uri gukorerwaho filime ntazi. Kuko iyo minsi, uwo munsi tumaze gutandukana, nasubiye mu rugo ngira agahinda kenshi ko kuntu yanyumviye ubusa, mubwira ngo nzi ibi n'ibi, mpita nibwira nyine ko yanyanze. Ndagenda ndaryama numva agahinda, bukeye ndamuhamagara nsanga telefone ayikuyeho, bukeye ndongera nsanga ntayibaho, bukeye ndongera ya minsi yamaze mu butayu telefone yari yarayisize. Hanyuma agarutse ndibwo yongeye kumuhamagara arambwira ati ariko burya nemeye nari numvishe bitandimo ariko nemeye. Nuko twamenyanye n'umugabo wanjye tumaze kurambagizanya mu gihe cyo gushakana. Urumva iwacu ntago babyumvaga neza, baravuga ati buri impumyi ntibizashoboka, ba data wacu batabyumva, na mama yabanje kuvuga ati ibintu nibyo kundushya ntibizashoboka. Hanyuma iwabo burumva byari bikomeye, nibo ntibari bunanyemere uretse ko batari bambonye. Hanyuma igihe cyo kujya kunyerekana mu muryango iwabo, nagiye nambaye rinete tw'umukara, nakubisemo agakanzu nyine keza nk'umuntu ugiye kwa nyirabukwe, neza nigize neza. Hanyuma njyana n'undi muntu, ndibwirana ariko reka njyane n'umuntu wabyariye iwabo nibaramuka banyanze, hanyuma umuntu wabyariye iwabo ari we batwara basi, ntaza gutanga umukobwa wenda undenzeho. Hanyuma tugeze iwabo ariko natashye batamenye ko burya amaso atabona. Twaragiye turicara n'uwo mukobwa, twageze ku muhanda, umugabo wanjye urumva twateze amamoto, tugeze ku muhanda iwabo azaraza amfata akaboko. Twari twamaze gupanga uburyo bwose tuzabikora ku buryo batabibona. Yaraje amfata akaboko ajya ku ruhande rumwe, na wa muntu twajyanye ajya ku rundi ruhande, mbese dutera intambwe gake gake twinjira mu nzu. Ariko kubera ko imiryango yari buterane, twari twabaye gahunda ya saa 8 ko ariho turi buze nyine nkabiyereka, mpagera saa 6 kugira ngo baze gusanga nicaye.
bataza kumbona ninjiye bakanyitegereza bakanyuzamo ijisho bakamenya ikibazo mfite. Twahageze kugira ngo bataza gusanga nicaye, ntaza gusanga bo bicaye, aho kugira ngo bantegereze njye narabategereje. Twarahageze turicara, ubwo umugabo wanjye yicara uruhande rumwe n'uwo mukobwa yicara ku rundi ruhande. Nta kana k'imyaka nk'itatu kangana wenda na ya mfura yanjye mwabonye, nagasuhuzanyaga ibyubahiro kubera ko ntari nzi ninde uje. Urumva uwacaga hano ibumoso yasuhuzaga wa muntu twicaranye, n'uwo uciye iburyo agasuhuza umugabo wanjye. Ubwo n'uvuga ngo uwasuhuzaga wa muntu twicaranye yaramusuhuzaga agahita amubwira ati muraho, ntiyigeze asuhuza umuntu atavuze kugira ngo menye ko umuntu aje. Ubwo yambwiraga muraho nanjye nahitaga mpaguruka. No kuvuga ngo mujya guhaguruka mu rugo kubera ko utarebaga, mwavuganye ko kugira ngo nazajya haza umuntu we ajye avuga kugira umenye ko ari umuntu waje. Urumva umugabo wanjye yarabanje aza mu rugo muri icyo cyumweru, turabivugana na wa mukobwa uzamerekeza, we yaramuzi, yani namweretse uzamerekeza, nawe nyine baricara tupanga uburyo niba ari umuntu uciye aha mite menya ngo ni umuntu uje. Niba aciye aha umugabo wanjye nahita amubwira ati bite, wenda muvuge no mu izina, wenda kubera ko baziranye ahita amuvugisha, nanjye nyine ngahita mpaguruka. Nkahagurukana ibyubahiro nkajya gusuhuza wa muntu. Noneho ngasanga wenda n'akana mpagurutse kubera ari akana agiye gusuhuza, kubera ko byari ibyo twari twapanze ndabyihanganira. Aho ngaho birangiye bamaze kwicara, twakoresheje systeme y'uko abantu bari bwicare, yari yamaze kubapanga ukuntu bari bwicare. Niba muri ruhande hari bwicare nyine baramukazi banjye, banyina wabo n'abandi, ubwo nuko bari bwicare. Base wabo n'abandi nabo bicara mu rundi ruhande. No kuvuga ngo umusaza wari ufite ijambo yarambwiraga ati bariya urabona n'ukuntu umuntu avuga agahindukiza umutwe. Ambwira ati bariya harimo ba nyirasenge w'umugabo, ba nyina wabo n'abashikibe. Nanjye nkahita mparebesha umutwe kugira ngo arebe ko ndimo mbireba nyine. Mbese geste yakoraga nanjye narazikoraga. Ubwo ngubwo barambwira nyine baransobanurira, base wabo birangira gutyo. Mu gihe cyo kujya kurya twari twavuganye kugira ngo ntaza kujya kwiyarurira, bikagaragara ko ntabona, twari twavuganye ngo twembi n'uwo mukobwa twicare we ajye kutuzanira ibiryo. Twaravuze ngo uwo mukobwa nagenda akanzanira, baribaza impamvu ngiye ntahagurutse. Turavuga ati noneho umugabo wanjye nagenda akanzanira njyenyine, wa mukobwa akajya kwiyarurira, nabwo biraza kuba kandi bibaza impamvu ntahagurutse. Bisaba ko twembi twicara n'uwo mukobwa, umugabo wanjye ajya kutuzanira ibiryo. Ndamubwira ni mu rwego rwo kugira ngo batabimenya, ndakozamo ifoke nka kabiri, ntaza kugira yenda uburyo ritaho ibiryo namenyereye, nagakanzu k'umweru nambaye ntaza kwiyanduza. Turavugana ndamwana ndakoramo nka kabiri batabona ko nabasuzuguye. Nakozemo bwa mbere twari twavuganye ngo ahantu hari ifiriti amisahani ahandebesheje gutya, atereke ku meza gutya, ifiriti n'ibirimwa gutya ahita binyereka nahanyegereza. Ubwo nukuvuga ngo ntaza gutora udushyimbo agashyimbo kakagwa hasi, ntaza kugira utuboga nyoresha ifoke utuboga tukagwa. Nuko twabigenje, namira agafiriti nka kabiri ndikeraho. Dutashye twatashye amfashe akaboko, afashe gutya mu kwaha, bagira ngo nuko nkunda kandi turi guhisha ko ntareba neza ntaha batabimenya. Tumaze kugera mu rugo, urumva twagiye kwandikisha urukiko, batangira guhamagara iwabo abantu b'iwacu, baravuga ati ariko burya wa muntu ntabwo abona. Banga kubyemera, avuga ati umukobwa mwiza kwa kundi uzi gukaraba, uzi kwiyitaho, batabona se birashoboka. Barabihakana neza, babyemeye. Batanze ku murenge, twagiye gusezerana mu rukiko, nibwo bemeye ko amaso atabona kandi nta kindi kintu cyari kuba kigikozwe, kuko ugitifu yari yamaze kwemera kudusezeranya, twari twamaze gutera igikumwe, byari byarangiye. Nuko batangira kurwana urugamba, wabo batangira kumutuka, batangira kumutoteza, tuzanye impumyi zatumarira iki. Ariko urugamba rwanjye rwari rwararangiye ageze mu gihe cyo kurwana urugamba rwe. Tugaruke gato ku muryango wanyu wo wabyakiriye ute? Urumva iwacu ntago babyumvaga, ntago babyemeye. Impamvu mama wanjye atabyemeye, yahitekerezaga ubuzima nabayemo, akavuga ati mwana wanjye buriya musore nagashaka kuzakurushya, nagashaka kuzagutesha umutwe. Mbwani mawe byihorere, njye numva naramaramaje, mu byange cyangwa mu byemere nzabana nawe. Ubwo baje kubyemera nyuma babona ko bya bintu ari seriye, baza basanga nta kintu baba bakibikozeho, birangira nyine bemeye ko tugomba kubana. Reka dukomeze noneho utubwire ukuntu igihe mwamaranye yenda muri fiançailles kugira mugere mu murenge,
ntabwo byatinze kubera ko yaraje afite ijambo yavuganye n'Imana kandi afite gahunda igihe cye cyari cyo kudapfa ubusa ko Imana yamubuje kurambagiza kuva kera ngo izamurambagiriza. Urumva yampamagaye mu kwezi kwa munani kundi mwaka dukora ubukwe. none reka duse nkabihuta, hari igihe waba warigeze wumva ko ukwiye gusengera umugabo? Hari icyifuzo nagize kubera ko numvaga gusengera umugabo bitanyoroheye. Hari akagurupe twabanagamo n'abandi bana twari mu kigero kimwe, tukajya gusenga nyine Imana iratubwira ngo nta mukobwa wo muri iyo gurupe uzagira imyaka 25. Nari mfite 21. ndibaza nari kuwiteka we bishoboka bite ko nta mukobwa uzagira 25 kandi ngiye kamaso yanjye atabona ngiye ubundi ndi iki? Najyaga gusenga mbwira Imana ko ntari umukobwa uzarambagizwa, nsobanurira ndi iki. Icyakora niba ubishaka unkureho igitutsi. Nahoraga nsenga ngo Imana inkureho igitutsi, impindurire izina, inkureho izina ribi, ariko kuvuga ngo Mana mu mugabo numvaga bitankwiriye. Ariko nahoraga nsenga uzamu ubuzima, umpindurire izina. Numvaga ko kumpindurira izina wenda kunkura igitutsi numvaga ari ukumpumura amaso nkareba, hanyuma kumpindurira izina ikaba impaye umugabo. Nibyo natekerezaga, ariko kuvuga ngo Mana mu mugabo numvaga nta mugabo wanyemera, numvaga bidashoboka. Byaneraga isoni kubwira Imana ngo Mana mu mugabo, kuko naravugaga ati nimbibwira Imana ndaba nirengagije ikibazo mfite, aho kugira ngo bingore ninkureho igitutsi ubwira bimpaye amaso ndebe impindurira izina, ubwo nibwira bimpaye umugabo. Nibyo byifuzo nagiraga, ubwo nk'abandi gusaba umugabo mu bwenge muri make. Hari abagira kugasaba umugabo mu bwenge, hari n'abagira ukagaragara nk'umuntu ufite Imana nkuye yuko nta mugabo nabona. Nkayibwana Imana, nawe uri umugabo ntiwanyemera kuko nta kintu nakora, ariko nk'aho igitutsi burya bumpaye umugabo. Nibyo byifuzo nagiraga. None mugiye mu murenge, ku munsi w'umurenge muvuyemo, intambara ku ruhande rw'umugabo byari gutuma kenshi akureka, yakomejwe n'iki? Umugabo wanjye yakomejwe nuko Imana avuze ko izabana nawe. Urumva twebwe twageze ku murenge na gitifu yanga kudusezera, amanza kubyanga. Umurenge wabo warabyanze n'iwacu urabyanga, tujya gushaka undi murenge ku ruhande, kuko baravuga ati ntabwo bibaho umugabo ureba gushaka umugore nk'uyu. Bati uho tugeze ati bitewe n'iki kuzana uyu mukobwa, aho tugeze bakamubwira ati ni iki kiguteye kuzana uyu mukobwa. Kabone ko ku murenge wacu gitifu wacu yaranzi neza ati ko waba ari abakene umuzanye umujyana hehe. Ariko birangira babyanze, tujya ku wundi murenge nyine bemera kudusezeranya kubera ko batari batuzi. Hari itegeko rivuga ko umukobwa cyangwa se umusore basezerana mu murenge w'umukobwa cyangwa se bakajya mu murenge w'umusore. Icyo gihe mu murenge mwagiye batabazi ntabwo babagoye? Twari twajyanye ibyangombwa, naragiye negera gitifu. Urumva ngiye mu murenge nk'umuntu ufite ubumuga cyangwa se ufite ubuzima bwihariye baranzi. Hanyuma naragiye negera gitifu, nta mwana ubwo muri kubona bitari gukunda kudusezeranya, ndifuza kujya gusezeranira hafi y'umugabo wanjye, ni mu icyangombwa. Umugabo wanjye we byari byemewe kubera ko yari buze mu murenge w'iwacu, yaragiye azana ibyangombwa nk'ubizanye mu murenge w'iwacu. Nanjye ndagenda mbisaba nk'umuntu, niba bitumvikana mu murenge w'iwacu uburenganzira bwanjye nibwubahirizwe, njye mu nsezerane byari ngombwa. Bampaye icyangombwa rero kinyemera kujya gusezerana mu murenge, bakima bitwaje ko bo nta gahunda yo gusezeranya vuba bafite, kandi ngiye nshaka gusezerana byihuse. Urebye yari ukubyanga? Byari ukubyanga kuko barambwiye ati ntibishoboka, ntitwagusezeranya. Executive wacu yari umugore, mbese ibintu bibatunguye babijyaho impaka. Bamwe bati birashoboka, abandi bati ntibishoboka, bagenda babyanga kuko abo twandikishije rimwe gusezerana bo bari barasezeranye muri iyo minsi. Hari uwakumva ibyo bintu akibaza se byabaye ryari ko ubuyobozi icyo gihe butari gusezeranya umuntu ufite ubumuga bwo kutabona? Icyo gihe yari nk'umuhe mwaka? 2015. Urumva imyumvire y'abantu iratandukanye. Wenda hano turi i Kigali bamaze gutera intambwe mu myumvire, barumva birashoboka. Ariko iyo pfo iwacu muri za Nyamasheke bazi ko umuntu ufite ubumuga, uretse ko biri kugenda bikosoka, ariko bazi ko umuntu ufite ubumuga kuri ubu, kuri kera bumvaga ko umuntu ufite ubumuga adashobora kugira ikintu akora, nuwo kuba mu nzu, nuwo kuryama, nuwo mbese no gukaraba ntibishoboka, ntibyoroshye. Uretse ko amahirwe uyu munsi biri kugenda bikosoka, ariko muri iyo minsi na mbere yaho ntago byari byemewe.
ntabwo byari byoroshye. wageze kutubwira ko za 2007 niba nibuka neza aribwo papa wawe bamufunze, ariko bamufunga nyuma y'uko agukoreye biriya bintu byo kugutoteza. Yafungiwe kugutoteza? Papa wanjye ntabwo ari njye yazize. Papa wanjye yasabwe gutanga ubuhamya mu bya gacaca, muri bya jenoside. Yasabwe gutanga ubuhamya arabyanga, nicyo yazize. Noneho nko ku ruhande rwawe yaraguhemukiye, atuma anagutera ibikomere byatumaga utifuza ko wazashaka. Waramubabariye? Bimeze bite? Naramubabariye kuko nyuma yaho aho mariye kubona fiance namujyaniye ndamwereka, ariko numvaga papa atari umuntu wo kuba yantoteza gutyo, ahubwo nibwiye nyuma maze gukizwa neza no kubana n'Imana n'imirimo Imana inkoreye, nahise nibwira nti papa wanjye yari ishuri, niwe mwarimu Imana ari impaye muri icyo gihe, yaneguraga kugira ngo nzabe umukozi w'Imana muri iyi minsi. Kuko iyo papa atanoteza sinari kuba umuririmbyi, sinari gusenga ngo ngere ku rwego nk'urw'undi ubu ngubu. Papa wanjye yari mwarimu muri icyo gihe, niyo mpamvu namubabariye ko nahise nakira ko nawe atari we. N'ubu ndamusura, n'ubu turaganira, ngezeyo iyo mbyaye umwana njya kumumwereka, yo ndagenda nkamusura, rwose numva mukunda, naramubabariye. Hari aho uvuze ngo papa wawe yari nk'ishuri, niwe watumye uririmba. Impano yawe ikumara ku mubabaro papa wawe yaguteye? Ubundi papa wanjye amaze kunyanga, nababwiye ko nabaye mu gihuru igihe kinini, ikintu cyanezezaga umutima wanjye ni ukuririmba. Kandi kuririmba nakundaga kuririmba indirimbo z'ubuzima, imibabaro, nkumva nyine niba ndirimbye kuko ntari bubone uwo mbibwira, kandi nkumva kuba bingumyemo ariko gupfa. Nabisohoraga mu ndirimbo, nkaririmba amarira yanjye, nkarira nkayarangiriza mu ndirimbo, nkongera nkumva umutima wanjye uraruhutse. Bwacya nakongera kumva mbabaye n'ubundi nkongera nkaririmba. Niyo impano yanjye yakuriye rero, numva rwose cyari igihe cyanjye cyo kugira ngo anyuze muri ubwo buzima. Uvuze ko rero uri umuhanzi, twumvishe. Ndirimbe ku ndirimbo naba nararimbye cyangwa ntekereza iyindi isanzwe. Ushobora kuririmba izawe cyangwa se ukaririmba n'indi ya yose, ariko reka turirimbe indirimbo yawe biturutse ku buzima wanyuzemo. Hari igihe najyaga njya gusenga, amarira yuzuye umutima wanjye, nkabwira Imana nti ndengera mubyeyi, navaye icyo gihe ngahezwa hanze, nkanyagirwa n'imvura inzara nayikandya, ariko Imana yangiriye ubuntu. Hari igihe najyaga njya gusenga, amarira yuzuye umutima wanjye, nkabwira Imana nti ndengera mubyeyi wanjye, navaye icyo gihe ngahezwa hanze, nkanyagirwa n'imvura inzara nayikandya, ariko Imana yangiriye ubuntu. Ugira ubuntu Mana, ugira ubuntu, reka ngushime wangiriye ubuntu. Nawagusanze ngo umuheze hanze, nawagutabaje ngo numutabare. Urakoze cyane, Imana iguhereza imigisha. Reka noneho twihute ku munsi w'ubukwe wawe, tubwire ibyumviro wagize. Nagize amarangamutima adasanzwe, uko abantu bose natumiye ntabwo bageze banzira mu bukwe. Niba navuga ngo ni Imana yabikoze, niba navuga ngo n'abantu babyirengagije, urumva nageze i Kigali, niho narahabaye kenshi mu biruhuko, nagiye mbi Kigali, abantu bose narabatumiye b'i Kigali, abirwamagana aho ngaho Gisenyi, abo twabanye, ko hose nagendaga mba umuririmbyi kandi mba muri korali, rumva abantu bari banzi. Abo bantu bose natumiye ntago banyitabiriye ubukwe bwanjye ngo bambe hafi, n'abantu bari bafite amamodoka twari tuziranye twasenganye nagiye nsengera, ntibegeze banyitabira mu bukwe bwanjye. Ariko ku munsi w'ubukwe bwanjye Imana yakoresheje abantu, njye nageze ku munsi w'icyandi bukora ubukwe, ibirongoranwa ntabyo nari mfite.
kandi mama wanjye yari amaze iminsi amezi 2 ashyingiye undi mwana wankurikiraga, nawe nta bushobozi budasanzwe yari afite. Urumva twari nta mafaranga yari ari mu rugo, nta kintu nari bukoreho ngo mbone n'igitenge cyo gutahana mu rugo. Akazi nari mfite ntago nabigarutseho. Imana yantegetse kugurira murumuna wanjye, irambwira ngo amafaranga ufite yakoreshe mu kwe bwa murumuna wawe, ufashe mama wawe, dufatanya na mama. Amafaranga yose nari mfite nsigara gutya nta kintu na kimwe nishingikirijeho. Ukabone ko nanjye murumuna wanjye yakoze ubukwe mu kwezi kwa 2, ntabwo nari nizeye ko nanjye mfite ubukwe muri uwo mwaka. Sinabitekerezaga, nanjye byabaye nk'ibintunguye. Ariko ku munsi bucya ubukwe bwanjye buri bube, Imana yakoresheje abantu. Nagiye mu isoko nari mfite udufaranga duke, mama yampaye udufaranga duke, njya mu isoko mvuga nti ngende byibura nguremo n'agapira cyangwa agatenge, isahani imwe. Wenda ngeze mu isoko Imana ikoresha abantu. Umuntu akavuga ati bambwiye ko ufite ubukwe, ntiyego. Ati kandi cyagiye waransengeye ndwaye, undambikaho ikiganza ndakira. Ati none Imana inyemeje kukugurira igitenge. Abantu bagenda mu bwo buryo, abo ntatumiye bumvishe ko mfite ubukwe nibo bakigikiye. Umukambwira ati genda waguza amasafuriya, niwe yagenda ufata amasafuriya ushaka ndishyura, ndati genda ufata amakuvure, ndati genda ufata ibi nibi. Mbese nuko nabonye bitahanwa. Hanyuma bukeye ku munsi w'ubukwe, abantu nahaye avance mu bukwe bwanjye ngo bazazana imodoka badutware, barabyanze ku munota wa nyuma. Bati ntago twatwara ubukwe bw'impumyi kandi abareba twakoze ubukwe turi benshi uwo munsi, ntago twatwara ubukwe bw'impumyi kandi abareba basezeranye ari benshi, bakagenda babyanga. Ariko Imana ikoresha abantu bayo. Umuntu akumva ngarahamagaye ngaraza ingazanye n'imodoka, undi ati nzanye n'imodoka. Ayo marangamutima yazamuwe n'ibyo bintu Imana inkoreye. Turi no mu rusengero nabitekerezaga nkarira, umugabo wanjye akishima, tukavuga ati Imana. Akaririmbo waririmbye abantu bakarira, karirimbe mu ijwi rituje. Uwiteka ni wowe mungeri wanjye sinzakena, unjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, unjyana iruhande rw'amazi adasuma, mu gicucu cy'Imana yanjye niho nibereye. Uwiteka ni wowe utegeka bikamera, imirimo y'intoki zawe iranangaza. Nyemerera wakira ishimwe kuko ndabyibutse, wankoreye ibikomeye bitangaje uyu mutima. N'abandi babibonye baratangara, sinabona uko mvuga, gusa narakwemeye. Nyemerera wemeza abandi babona ukuboko kwawe. Uwiteka ni wowe utegeka bikamera, imirimo y'intoki zawe iranangaza. Nyemerera wakira ishimwe kuko ndabyibutse. Uririmba neza cyane. None izo ndirimbo uzihimba urazandika uzifata mu? Ndandika. Ibyo mwandika wandikisha? Hari udukoresho dukoresha, harimo n'amashini yabigenewe, niyo nkoresha. Yego. Reka twihute rero. Umugabo mukoze ubukwe uwo munsi muratashye, mu ntambara umugabo yahuye nazo. Nko ku ruhande rwawe, iyo ubonye umugabo uburyo yitanze akemera kugutwara, usibye no kumvira ijwi ry'Imana, araba atakemera kumvira ijwi ry'Imana, ku ruhande rwawe umugabo wasobanura iki?
sinyambasha kubisobanura, bijya bingora kumugereranya icyo avuze cyangwa kuvuga icyo ari cyo ku buzima bwanjye. Numva ni ibintu birenze kuko atari n'iby'uko nabona n'umuryango w'iwacu ugereranyije, numva atarakagombye kuza kuhasaba kuko turaciriritse, numva atarakagombye kuza iwacu, ariko numva n'umuntu udasanzwe mu buzima bwanjye. Nkunda kumusengera isengesho rivuga ngo Uwiteka azamwibukire ku byo yakoze byonyine, niba n'ubugingo Imana ibutanga irebye ku mirimo izirengagiza izindi ntege nke yagira, imuha ubugingo kubera ko yemeye kubana nanjye. nta ngaruka zijya zibaho senda ziturutse ku kuba yaragushatse zikaba zaba nko ku muryango wanyu nawe? Imiryango n'ubu turi hano kuko batabyumva, mwasanze ndahantu nka hariya ntabwo babyumva, akenshi ntibanabyakira, ntibandi hafi, ntibampamagara, ntibanyitayeho, ariko we n'ubundi arakomeje kumba hafi kunyitaho mu buryo busanzwe bwo duhari nk'abakoze umuryango wacu turi babiri. Nuko umuryango wacu icyakora mama wanjye nawe yamba hafi kenshi urumva nawe afite n'uwa kabiri mu buzima. Mbere yari uwa mbere kuko yari umumama wanjye yamba hafi, ariko maze kugira umugabo cyane kuko urumva niwe uri gukora ahakomeye kwa muganga, ndi kubyara niwe tuba turi kumwe umugabo wanjye. Ndwaye urumva niwe uhari, numva aza ku mwanya wa mbere, na mama akaza tuba hafi yadukurikiye nk'umubyeyi. Ubusanzwe mba numva umugabo wanjye ntamenye uko mbivuga, ariko ingaruka zo ntizabura, dukomeje kubibamo dutegereje Imana. Bishatse kuvuga ko mwavuye aho kuri kavukire iwabo umugabo musa nkaho umuryango w'umugabo umuciye cyane. Reka noneho duse nk'abasatira ku musozo, indirimbo uririmba ni izihimbaza Imana gusa? Yego. Warahimbye uvuga ati yenda nzagatura umugabo wanjye nk'umuntu wankuye mu bukobwa yirengagije ibintu byose twanyuzemo? Ako numuririmbiye, narakamuririmbiye, nagafite, naragahanze cyane, numvishe mukunze, nta yindi mpano mfite, nta kindi kintu mbaga namutura cyane. Iyo mwishimiye kenshi numva muririmbiye. Mukunzi wanjye naragukunze mbyimvaho, uri inshuti yanjye ibi bidasubirwaho, mu mutima wanjye ndahamya ko nakwimitse, ngaho mbwira ijambo rimpumuriza, nushaka ubyemere njyewe ndagukunda, sinshobora kukugurana une, iyo tutari kumwe imbona nkubona njyamparanira kugutura Imana, nushaka ubyemere njyewe ndagukunda, sinshobora kukugurana une, iyo tutari kumwe imbona nkubone njyamparanira kugutura Imana. Ndumva uri romantike kabisa n'urukundo rufite. Reka noneho muri no minsi turimo muri gahunda zo kurwanya yenda se no kwirinda icyorezo cya COVID-19, baba bari kukugeraho se n'abakagufasha nk'abandi? Ntabwo ndababona, ariko ndi kwa muganga kuko nababwiye ko nabyaye muri iyi minsi. Ndi kwa muganga numvishe ko ku rusengero ahangaha bafashije abantu bahiriza abana nari nasize na muramukazi wanjye mwabonye, babahereza ibyo kurya. Umunsi ku buzima bwawe se bihagaze bite? Hari abantu baba badukurikiye ariko bafite umutima wo gufasha umuntu. Wavuze ko uri umuhanzi utarajya muri studio, ufite n'indirimbo zawe, nk'abakumva yenda nko ku buzima bwawe bimeze bite? Usanzwe nagiye muri studio nagiyeyo, nakoze amaudio niko navuze, nakoze indirimbo 16, maze gukora indirimbo 16 z'amajwi gusa, uburyo zitaragera nyine ngo zigaragarira amaso y'abantu bazumvisha amatwi. Kuri iki gihe rero ubuzima bwanjye ntegereje ko Imana izanyagura ikampindura,
igakomeza kunyagura, ari mu buryo bw'imiririmbire, mu buryo bwo kurera abana banjye. Urumva mfite umwana ugeze mu gihe cyo kwiga muri materinere, ndakomeje ubuzima, ndacyari guhangana nabwo. Yego, ariko hano ku rusengero hari materineri baramufashe. Iruhande rwawe se akazi ufite yenda karaguhemba ku buryo kabasha gukemura ibyo byose? Urumva niba nakoze wenda uyu munsi nkabona ibirayi, nibyo wenda simbabonera ibibakwiriye, ariko nzi neza ko Imana izabitunganya. Urumva n'imashini nkoresha ndayikodesha, ndamutse wenda mfite nk'imashini ntajya nanakorera mu rugo, birumvikana. Reka tugere nko ku musozo. Bibiliya ujya uyisoma? Zifite zihariye ndasoma. Ni izisanzwe, ibirimo ni bimwe nk'ibisanzwe, ariko inyandiko ni itandukanye. Reka noneho tugere ku musozo. Ubuzima wanyuzemo ni irihe somo bwagusigiye? Ubuzima nanyuzemo, isomo bwansigiye ni ukubana n'abantu cyane. N'ubu kuri ubu ngubu impano yanjye mba numva naho abantu ni ukubana n'abantu bose, gukundana n'abantu. Nubwo abantu imiryango yakuvaho, nubwo inshuti zakuvaho, ariko ujye ugerageza gusenga Imana. Nibyo nanjye numva nibyo bimfashije. Umuntu yambaye kure, Imana imba hafi. Gusenga no kubana n'abantu nibyo numva byihuta cyane mu buzima. Bwanyigishije kubana n'abantu, gufata umuntu wese nyine nk'umuntu muri make, mu kigero cyawe, agaciro kawe nyine. Nukumva numva byaransigiye guha umuntu agaciro ke. Nkuko duhora tubivuga, burya umutima wo gufasha urabukwiriye. Umuntu twakoranye ikiganiro nkuko mubibona afite ubumuga bwo kutabona, ariko ashoboye byinshi. Yavuze ibyo ashoboye, amashini akoresha, ariko nta mashini afite. Yavuze abana afite, kandi neza tuzi neza ko nk'abanyarwanda gufatanya n'umutima wacu. Rero turaza kuza gushyiraho nomero ku kiganiro cye, uzashaka azamuhamagare amuvugishe. Yavuze ko ari n'umunyamasengesho, kandi tuzakomeza gufatanya muri byose. Hari abantu bashobora kutazasoma nomero twasizeho, ariko bakumva ijwi ryawe. Tanga nomero yawe ya telefone. Nimero yanjye ya telefone ni 0785 5 26 41 01. Neza. Kugira ngo tugushimire kandi ukomeze kwihangana. Murakoze cyane.